ushaka hajya gusoroma imusumba ngo yihanganire ibimutokoza bikaho kuko abantu nyine abakunda kureba ibitagenda kurusha ibigenda sinzi niba ariko mwe mubibona lakini hiyo kitu niwoga ntibakaza bajajinga rero abandi ngo batukanye niwoga bari kubahama niho babahamapwe nyine murabona hanjye ubwanje wabonaga ibiri kuba ari ivyanyabyo ari ibintu nyine nimba ndi kumutomboka ukuntu yari ari kureactinga nabonaga ari seriye byarangiye aruharandakaza nyine nivamo kwihorera kwisobanura reka twita kwihorera maze iyo wisobanuye nabwo biba bibi cyane kuri channel yacu bijya byo gutukana ntabwo byakunda twebwe ico ndi kirazira urumvaga ntakunzwe amanota yarayataye niba muto joining ibyo ari gukora none kuki ari we bareba cyane haza n'umunyu zani isukari gaciye umugani ibice bibiri ni igitoke melewa ibice bibiri ni igitoke aje yarawukuje ni umugore wari ufite abana 3 turabasuhuje tubahaye yambo bakunzi babaho TV aho maherereye hose mu bice bitandukanye by'isi abari muri Kenya abari muri Rwanda abari mu Burundi abari Zambia abari Malawi nibo twari tarasoza kuri baho TV badukurikira cyane no ku bindi bice bitandukanye by'isi turabasuhuje tubahaye yambo twifuriza amahoro y'Imana no guhirwa muzo muri gukora byose mwahageze ni kuri baho TV yanyu zatita muri TV y'aba VIP ngaho dusurize n'abakunzi bacu baba mu Buhinde mufite abakunzi mu Buhinde muri Amerika Abahinde twari tutarana bakiraga numvishe gusa basize mu Bahinde nibuka ko habaye inshuti za na Brazil mu Buhinde abakunzi bacu ari mu Buhinde abari muri Brazil abari muri Bangladesh abari muri Denmark hari na Neymar umushiti wa zahabu cyane Neymar umufana wacu oya ngo no mufana wanjye cyangwa abafana biwe umufana wacu n'umufana aragufana ntibiza koroha kuri kamera zacu murahabona abatumirwa dufite ushobora kubita abakobwa bahoze ari abakobwa ariko n'abadamu amani yaje sinivo beza cyane nibo tugiye kuba tuganira uyu munsi n'abantu bagezweho hano muri Kenya kuri YouTube n'abantu bari kuri top kuri social media hano muri Kenya bakurikirwa kurusha abandi ndagira kugaza muri iki gihe bavuga ibintu byanyabyo ariko apana mu bavuga amafuta reka tubakire kuri baho TV arakoze cyane umumeze mute tumeze neza Kenya na wapeleka aje hii meshi kutupeleka tu online mnakaa like mnataka kuhama Kenya ama hamami mimi naonanga sihami Kenya mimi nahama narudi kwetu ama naendelea kusonga unaendelea kusonga mimi naweza tamani kusongea huko kiaje maybe kama ni kubarikiwa kimaisha barikiwa ukiwa hapa before turudi home but home kipatikana amani Mungu anirudishe hiyo ni option ya mbere gusubire muhira reka tubahe ikaze kuri baho TV asante kuri baho TV wenda dutangire mutwibwira amazina duhere umukuru ninde jewe reka duhere ku mukuru ariko umuto niwe babanziriza tubanzirize ku mutoya siko byabaga bimeze n'abagufi bajaga nzambonaga baza basigira umutoya reka umukuru abandi bona abagufi bazaje imbere kwishuri cyane kwifotoza nko mu bukwe ifoto ya family ahantu hose nyine nzi ko abagufi kugira ngo bagaragare banabone na bibiri kuje imbere bagomba ko ngo nanje aransumba amajaha nanjye nkagusumba amajaha ariko ndabona muresha turaresha ntari ngaho reka tangira nitwa Zahabu ndi umunyamurenge kazi umunyamurenge kazi ndi umunyamurenge kazi sako kavuye naje gani mpamvu karantunguye Tegarugori ni umunyamurenge kazi
abanyamurenge nabo bavuga ngo abategarugori nabo batega urugori se. Nyine niko mvuze ariko nzi ko umunyamurenge w'umugore aba ari umunyamurengekazi cyangwa umukobwa muri make. Kumwe yavuga umunyarwandakazi. Abantu bari kwandika urufuka bibaze kutubwira. Umunyamurenge niko takize kibacika nkakibarusha ndi umwana w'uruhinja. Kuruhinja kuzaba uruhinja na Jemima Burundi. Ngahe zabaza ngwanye. Wari wakuyeho cyangwa turi wakuyeho ko mwagiye komeza ntaba. Ndi umunyamurengekazi katukongereho nako tagira ukwazi cyane. Ndi umusinzira nkabwishwa w'abahiga kabashatswe ndi umudamu w'abagorora. Ndi umudamu w'umwana afite umwana umwe. Uri mama w'umwana? Ndi mama w'umwana. Katugizega ngo none washatse n'umwana. Nashatse mfite undi. Oya katugize ngo washatswe n'umwana. Uri umudamu w'umwana. Ndi umudamu w'umwana. Ndi mama w'umuntu nyine. W'umwana umwe. Ndi mama w'umwana. Nikaze cyane Zahabu. Murakoze cyane. Naho nyama murakoze. Twebwe sinzi kuza kudushobora tuba tumeze gutya. Iyo turabashyize bitubangamira. Nivyo timubabashitse mwisange. Ariko ntitugire gute? Timusanze ibyo musanze. Okay, murakoze. Amazina n'Uwineza Joyce. Akaba ndi umukobwa w'abazigaba b'abatonzi, umwishwa w'abasinga b'abakeka, umukazana w'abahiga w'abahungu. Nanjye nubatse mfite umugabo n'umwana umwe w'umukobwa. Umwana umwe w'umukobwa. Ndi Yesu aduhana n'umugisha. Ibindi Yesu aduhana n'umugisha. Ino wazavuga ngo nimeokoka na Yesu ni Bwana. Nimeokoka na Bwana ni Yesu wa maisha yangu. Mwokozi wa maisha yangu. So nari mbikomojeho ko muri bamwe mu bakunzwe ku mbuga nkoranyambaga muri iki gihe muri Kenya. Ni byose. Kubera Imana. Baho kanti twobatumira mudakunze. Sivyo arani. Amani yaje. Aba VIP we. Hayo ngo ni channel y'aba VIP. Impamvu tuyita gutyo nuko ibiganiro tucishaho ari ibiganiro byubashye. Nyine bitarimo uducogocogo. Ni ibintu wakumva uri kumwe n'umukazana cyangwa uri kumwe na sobukwe. Wona shira kuri projector mu ikanisa. Nta kibazo ntaho duhisha n'ubutumwa bwiza budakoze isoni. So niyo mpamvu ari abavia. No naje kubona imeze nk'impanga na Zahabu na Joyce. Uyu nuko ndavuga gacana. Namwe nika ko mumeze amani. Birasa. Niyo mpamvu zagize connection. Nimba ari kwimeza. Ariko ni kwimeza da. Ariko natwe nuko. Mwamahashe. Ahubwo natwe tugiye kwita VIP. Ushaka kuturengaho? Oya bandi bakuru yacu tuzabare. Muzahite another VIP. Another VIP. Kwa hayanga kwisubiza. Kuko kiyagituma udashaka. None ntuzo byara umwana. Ugasanga ejo bundi arakuze abaye umuntu mukuru kuruta babasaza bari batonze bahora barahunga. Akaba mukuru mu myaka se. Oya nyine ntagitugu. Ibikorwa bye. Ibikorwa bikaba byorenga ibyo amashuri. Nyine ibikorwa. Nabwo ubwo twabanza tugakora isuzuma kugira ngo ibyo zina muri habwe. Ni campaign. Ni campaign. So umurimo umeze gute? Umurimo umeze gute? Ubwo nivuga umurimo ndi kuvuga wa Zahabu na Joyce. Hariya TV show hariho TV show cyangwa ni TV? Twita TV show turabivuga mu kanwa ariko nta byanditseho. Tuvyanditseho. Impamvu twe tubivugaho icyo TV show dushishaho bitandukanye. Gusa nyine haba harimo ibirimo inyigisho hakazamo tukakutama kandi ko kwishimisha dukuranke n'imikino ibintu nk'ibyo. Tuzazanaho amajimu. Tuzazanaho n'amajimu. Ndi kwitoza kuja gukora siporo. Tuzagenda tuzanaho ibintu bitandukanye. Kubera ko n'ubundi twarebye isi turimo kuri uyu munsi irimo ibintu byinshi bitandukanye. Hari usanga uyu munsi hari umuntu ukeneye kumva ijambo ry'Imana rizahaba. Uyu munsi hari umuntu ukeneye gusengerwa. Uyu munsi hari umuntu ukeneye
kuruhuka mu mutwe benda bitewe n'agaprank abonye twakinye akagame ugasanga birimo biramuruhura mu mutwe utuntu ibiganiro bitandukanye. Uriya mubona prank atari ikinyoma atari ukubeshya. Izaki prank muri rusange nanjye narenze ko ari ikinyoma n'uyu niko yarazi sibyo ariko tuzikina umunsi yayinkoreye nibwo namenye ko ari seriye umunsi nayimukoreye ndashaka yaho narindi kuganisha ari yarabigukora akiri kubikora wabonaga ari ukuri bizari kugukorera njye se nari mbizi wowe uri kubikorerwa wabonaga ibiri kuba ari ivyanyabyo ari ibintu nyine nimba ndi kumutomboka ukuntu yari kuri actinga nabonaga ari seriye byarangiye aruharandakaza nyine nivamo aho ngo bimare kurangira ngo usanga ari prank wumvishe meza gute muri wowe ishavu nararize uhita wumva ikintu ku mutima ukavuga uhita wumva ikintu narizi ko kintu kimbabaje ari cyo kumbe ni imikino nese ubwo ntibibangamye nyine nyine ni birabangamye biranashimishije ibaza nyine umuntu ayigukoreye ku rwego urakara by'ukuri kugarura bikanga kona rwanerega turakara kandi kaje karemewe neza ko prank itozana umuzi mubi nimbi prank uzayikora ariko uzamenya umuntu yikorera ushaka kuyikorera umuntu uramutse yikoreye ko umuntu uri seriye cyane harabo twitaga ngo nibifura ibifura ni iki abantu nyine barakazwa n'ubusa barakara vuba nyine bivumbura nyine badasabana batari social ndakwiyamye kuri status none kandi iyo ni content y'ubutaha ndazitinya njyewe prank ibifura ntabyo mwari muzi azavuga ngo nza ndakazwa nza ndakazwa n'ubusa kandi mu by'ukuri ibyo narakajwe nabyo agasanga biri bivuge uje no kugwana hano nawe azajya si wacu itonde oya ni iwanyu muri isanga kubera namwe muri aba VIP naza ngira ni kuri zabune bifura koko we so muvuze urusobe rw'ama content muzajya mukora kuri ubu muri gukora izihe wenda ku bantu babonye bwa mbere nge ndazizi kuko ndeba channel yanyu kuri ubu muri gukora nizihe muri gukora mwahereyeho twahereye ku biganiro bisanzwe ariko birimo inyigisho n'amasomo buriya kwihanganisha abantu first of all gukomeza abantu niko tubyita siko dukomeza dushiraho amaprank ibiganiro bisanzwe tuba dufite abatumirwa tuba tubakeneye n'inama turazigirana izo dushoboye n'izo twumva mbese uko tubyumva ibyo tubona inama wenda zo mu rushako zo mu ngo ngo aho ngaho ni iwacu ni iwanyu iyo niyo content uzasanga iruta izindi bazara bakatubwira ko mwibanze mu rushako mu ngo cyane kubera ko twe dushaka ko bigenda neza kurusha uko tubibona mufitiye experience kugira ngo mugire iyo capacity cyangwa ubwo bushobozi bwo kugira abandi inama mumaze nko mu rushaka igihe kingana iki cyangwa twazigiye aho hantu ariko kubera ko ubu turiyo kandi mazemo imyaka 5 gusa ongeraho gusa imyaka 5 gusa nogira n'ufite n'uwaraye ashatswe kugeza munsi y'imyaka 5 hari n'ibyo novuga umaze imyaka 20 adakora cyangwa se yokora kagira kagenda neza ubundi urugo kuntu rumeze je sinarabona ko ari n'isi isi buri munsi tugomba kwiga buri munsi ugomba gutahana ikintu kimwe wize wamenye hari umukecuru uyu munsi ufite imyaka 70 mu rugo hako hari wigeza cyangwa ndarengera ufite imyaka 70 ubwiwe wenda imyaka ashatswe irenga 50 years shobora kubwira ikintu uyu munsi akavuga ati uskicyo kintu nge ntacitagaho kandi agize iminsi ariko ari ikintu yakoraga atazi neza so iyo uvuze ngo ngiye kugira abantu inama
hari abatakumva bitewe n'isi aba bantu mutazayumva kuyewe cyangwa akavuga ngo ubu nabwo ngo uje kuvuga iki kandi mu by'ukuri ngo ushatswe ejo kandi mu by'ukuri nubatse neza kumurusha ufite urugo rwiza iyo agahita yitwaza akavuga ati imyaka yawe uracyari muri honeymoon cyangwa akareba imyaka yawe akavuga ati wowe utarageza n'imyaka 30 kuravuga iki ariko mu by'ukuri ugasanga twebwe ibyo zose twaje tuzi ko bihari ariko se mwari mwahura nabyo kuva muhetangiriye batubwira hari nk'izo feedback mwari mwabona nk'izo muri kuvuga iya umuntu umwe niyo twabonye twandikira ngo muracyafite namwe kwigishwa ngo muracyari bato ngo ntituramenya ibyanyu ngo kubera muri ubu warundize wavuze uvuga ngo hari hazaho izahishuwe nabizi oya nyine nkaho yabonye yaduteze iminsi ariko ntago twayibonye tanti ego komanda usibye ko hari reka tumuhe Paul uwo muntu cyane kabisa yewe nari kumwe n'abana ngo bamubwire gusa ikintu cyiza gihari nuko mu byo tuvuga umuntu umwe cyangwa babiri babigenewe bazabitahana kandi si ngombwa ngo isi yose twumve ijane natwe ariko iyo wigisha kuko hari umuntu ukuze yumva izo nama ariko anazirenga akazirengagiza ariko rero hari n'undi wumva ikintu kikamugirira akamaro agahita agifata mu byo yari yaranditse muri agenda yazagenderaho mu buzima akacongeraho biturutse kuri mwe kandi yagikora kikagira akamaro kuko natwe wenda experience dufite cyangwa uko tubayeho buriya mwisi ni magirirane kandi mwisi nta wigize uzumva umuntu hari yavuze undi yavuga hariya cyangwa umuntu akaza kugira inama uzuyungurura ukareba ibyiza yavuzemo ibivamo ari ifu nziza ukayicunga ibisheke ukabika uri naho uziko hari n'igihe n'umuntu akubwira hari igihe ukora nk'ikosa cyangwa ugakora nk'ikintu ukihagararaho uri iruhande rwa wa muntu ukihagararaho ngo jewe umutima wawe agera yahiye cyangwa ugashaka kwignoringa kugira ngo ntumwemeze ko arenze cyangwa wabyumvisha ariko wagera hariya ariko umutima wagera hariya inyuma twebwe ikintu cyo tuvuganza mbwira abantu ni hari umuntu ukureba agahita wenda ntakore cyangwa gusa akagira ngo akurebe kugira ngo ashake ikintu ikibi gusa kurama gusubiza inyuma yandike content mbi yagireho ariko ico dupfa nawe nuko wowe wandebye ikindi jewe nashakaga kuvuga aho ngaho mvuga ati hari igihe umuntu yihagararaho muri kumwe kungubu nk'inama nyine hari umuntu uducaka tuvuga ati ntabwo ibyo bwigize banyira ndabizi ariko yagera hirya yakwapurika bijya twavuze bikamukorera umuti arafite uzi ko iyo ndeka iyo nimba gushira igikombe ku meza umugabo akakiyasanga kimukwaza yakumva umugabo niyenda cyakicara nyine yiteguye akaba ati isuku imbere yabikora akabona nyine umugabo arakeye mu maso kandi nyamara abzumva cyangwa mwimubwira yaravuze ati abantu ngiye kintu namenye nuko ntitwokora ngo dushimisha abantu bose nta kintu tuzakora mu isi komera amashi bavuge ngo habe n'umukire wa mbere ku isi buriya afite abantu bamugwanya kandi akize kandi afite uwo ryamaga gusha ubwoba gatambuka harakana nabonye ngo iyo ese ko twakurushije amagambo maye oya merewe neza cyane ni VIP reka tuvuga iyo sinza kamwe nabonaga ahantu ngo iyo bakunzwe ni Mariya bavuga butumwa babivugaga ngo nimbo sinzi tajya kwitiranya ibintu ariko ngo iyo ukunzwe cyane haba harimo ikibazo niyo wanzwe cyane nabwo haba harimo ikibazo haba hari abantu bari side yawe n'abandi batari side yawe ibyo uvuga hari abo babyumva cyangwa se bigiriye akamaro babandi biba bigeneye gusa ngiye ico nkunda aho ngaho ico nakwifuza kuruta ikindi ico nakwifuza ko kibanziriza ikindi nakwifuza ko abantu banyanga cyane mbese bangwanya cyane mbere nuko bankomera amashi uko tutangira tukurwanya kugira ngo tugushimishe oya nyine uzi niyo abantu bari kukugwanya bura ntago aba ari ikintu gusa kimeze gutya kiba ari ikintu gikomeye bivuze ngo ufite ikintu gikomeye kandi mu minsi mike babandi bose baza bamubaza
nako tuba tuvuga umuntu akibuka ibindi ariko si ngombwa gusa wa umuntu ukuntu ateye umwana w'umuntu ukuntu ateye nabonye uyu munsi aza gukomera amashi urumva mu gihe nyine abonye hari ikintu uhagaze nk'ariye abantu baba gupongeza but ejo wanyereraho gatoya akaba uwa mbere mu gutera amabuye gusa ikintu cyiza kibaho mu buzima nimba umuntu akoze neza mubwire abimenye vuga ngo wakoze neza umushimira abimenye nimba akoze nabi bivuge abimenye apana mu matama mwene umubwire ngo ngiye kukugira inama iki kintu wakoze sica ikibazo cyabaye ntugende ngo uhamagara ngo wabonye Joyce wabonye runaka Michael aho kugira ngo ugende uvuge bitagenda byaye ndaho ngaho ahubwo bikwirakwiza ubibwira abandi nyegera kurakarire kumve nabi ariko kandi si buri wese warakara ikibazo rero cyabayeho no kuvuga ngo ico ukoze nabi nje kimpindukira content nanjye mpita ncana kamera ico ganzo cyabaye kibi none si cyo kintu ni cyiza ntese ko arico kiyagicuruza kiyagikiza amakofi y'abandi mukabatera amabuye aho ngaho harimo urukundo aho nyine harimo ni nko ku umuntu wishimira ibi byabaye kuri mugenzi we urasaba yishimye cyangwa abagira ngo abirireho mpemuke ndamu abagira ngo abirireho nyine Sindiyo yo sasa baravuga ngo niyo social media ngo niyo showbiz twamuboneye izina uwo muntu ese mwenti muzamutwika dutwikira muri Yesu Mike uwo muntu twamuboneye izina ni Mpemuke ndamuke mwenti abzo dutwika ngo Mpemuke ndamuke ta breaking news Mpemuke turamuke ahubwo tugerageza kuvuganira bene abantu na breaking news tugerageza kwizana tukayishira mu yindi ntuzo mu yindi mucururuke ariko hari igihe mwovugiraga umuntu uri mu makosa habe nubwo yari mu makosa iyo umuntu yakosha akamenya ikosa ukamubwira abagomba gusaba imbabazi nawe uwagusabye imbabazi mubabarira kuko Imana sigize ngo duhanire amakosa yacu kandi uretse nuko ntituba tuzi ukuri kw'ikintu twebwe uko ngubu byose ari ukuri atari ukuri byose biri hanze ntawe ukimenya ngo ninde munyakuri ninde uri kurenga ariko side zombi tugomba kuzijamo kubera ko ntituba tuzi mbese icyo tuba dushaka twebwe amahoro aganze ibaze none hari mwebwe bibayeho nk'umuntu akabakoraho inkuru mbi mwabyitwaramo gute ko byakira kuragira se ngo kuri yantizi yazirode mwisobanure mu gihe turi mwiza ko zirarodinga kuragira yantizi yazirode uko kuvugana buryamye hawe ubwo na muwawe bazakuvugana buryamye muwawe nta muntu mwawe ku muhanda usinziri hawe mwiteze misile bombe mugane wabavuga no wasanga bagazazibabaza icyo babaza nuko cyaba ari ukuri nkavuga cyakintu koko cyagihanze kubera ari ukuri ariko ikinyoma naho kibaye ari ukuri se ukuvuga tuvuge nk'ukuri koze nk'ikintu ukuri wowe utarushaka ko kugaragara kuja hanze byambabaza ariko ikintu kitombabaza ni ukumvugaho ikintu ntakoze ubwo narivuze nyine yo kikubabaje nibwo ukora backfire back to the same sinabikora kwihorera kwisobanura reka twese kwihorera maze iyo wisobanuye nabwo biba bibi cyane uzi iyo umuntu akuvuze nabi reka wenda tuvuge wenda nk'abaturanyi hano muri Kenya nyine usanga abantu babanye ari benshi umuntu akakuvuga nabi kandi bitari byo ashaka kugusebya no kukwicira izina wamara wowe ukamwihorera ugasanga nkaho ntabyo ariko biramujya ukamwereka ko ufite amahoro ukazirya ugasinzira ukabyugatera indirimbo azabura amahoro akumva ntahahome kandi azamara wenyine akisuzugura akabona erega ni nako ijambo ry'Imana rivuga ariko niko kuri kwazo kandi waza umuraka uzamubwira ngo mwaramutse nakwihoreye cyabaye hari ukuntu ushaka kumekinga sure ko abimenya kubizi ariko ukamwereka none ko ntaco byagutwaye cyane we gusuka mugendera kure ariko wamusanga kuri ukamubwira ati mwaramutse mama bimeze bite ukanamwimukira mwikanisa
wenda asanzwe ubu se wapunga gusa nyine biragoye kuvuga ngo usekere wakubwiri gusa nyine biragoye ariko jewe undi kaza hawe atabishobora uzi impamvu jewe mvuga ngo ndibishoboka umwanya umwe mbona ari nk'ubujyaye gusekera umuntu wakubabaje ahubwo noge jewe ahubwo akenshi ndaza nkakubwira tewe numvishega bino na bino cyangwa numvishe wowe uhabivuga cyangwa se numvishe abandi bavuga ko ari wewe wabivuze none umenye ko gabihari nimba ari ukuri nimba ari ikinyoma menyaga ko bihari amakuru ndayazi noneho umubano ukomeze cyangwa ushire ariko gumenye ko naho iyo urengeje hari gihe biba nk'ubujyari jewe simbikorera ubujyari ukuntu mbigera uramutse ubikora umutima wawe ugize byaba ari sawa sinza mvuga ikintu ahangaha cyo kubesha ahise yatogara aramutse azabikora ariko bigeze wumva umutima ugororotse umeze neza ndababara ariko ukuraho imbaraga zo kubohoka ukabara umuntu ataragusaba n'imbabazi nta n'ikintu ayiwe mana we ariko urwego rwo reka nkubwire siko bishoboka kandi aho ni muntu umwe yanjye mbabwira uko mbyumva si rimwe si kabiri umuntu ashobora kuza gusa akavuga ngo Joyce gutya na gutya kandi peke yake kivi atahakujui uri kumva kandi wenda ntabwo impamvu yabimuteye yicaye mu yo wenda hari 2-3 bamubwiye ibyiza byawe yumva nta mahoro bimuhaye urumva akavuga ati Joyce ni gute namwicira izina okay reka nshaka ikintu runaka akaba yanahemba umuntu akaba yanagomba ati se Joy bimeze gute ukuntu ukundi mukumva gutya cyangwa aya makuru ko ati none se nenda bikubwiye umuntu mwize akubwira ati yewe ni runaka ariko si mbikubwiye ngo uje kumubwira we gusa nyine nimba ariko bimeze bikosora sawa Joyce aho ngaho kuma ndi mu wanjye Imana yanyihereye inzu yanjye kandi ishobora no gukomeza kumfasha ntago imfasha kubera kubw'abantu ico gihe ikintu ukora urifata ugatuza ndababara iyo mzumvishe kubera ko ari ikinyoma buri ikinyoma hari igihe dushobora tuvuga ngo ntago kibabaza ariko iyo umuntu akuvuze ijambo ribi ryo kukubeshera ako kanya urababara ukumva wareactinga kandi ngiye Joyce wakera nashoboraga no kugenda nyine nkamubwira nkuko Zahabu yabivuze but from naje kucara nitekerezaho ngira Imana ngo umpe kwisobanukirwa menye ko nabaho muri isi ico gihe narifashe mu mutima wanjye Imana urumva nyushira mu biganza by'Imana iyo washize umutima mu biganza by'Imana ugira gusenga kwinshi kandi iyo usenga mu bukristo mukuri no mu mwuka nta kintu kiza kigukanga so ico gendagenda ngasenga iyo mbabaye nge numva umutima wanjye ubabaye kubera ko nta mwana w'umuntu nizera nagena umbwire ngo ndababaye bimeze gutya nzamfukama mu cyumba canje nkayibwira ngo aka ni kagahisho kanje nawe nzanye umutima ubabaye urimo ibisebe ariko ndashaka kumva hano wawe usonye wasubiranye wemerewe neza we yareka mvuga ukuri kuko hari umuntu ushaka kumva ibintu nawe bikamuviramo hano hanze ngasenga kuko witaye ku bikomere abantu bashobora kubatera ni byinshi kandi biremereye turacari bato hari ibyo tudashoboye hari abantu bandurijwe amazina hano hanze kubera kandi kubabeshera kubabeshera akama yumva usa kugirisha ari agamashaka kuko yewe nibyo rero ico gihe rero urasenga Imana yamara kuguha intuzo kayibira ngo nipiganie hivi vita kwa maana najua kwamba una fight mingi zaidi hizi tena great than this rero mimbaraga bazavuga ngo ungene yani inzira zanjye uzigenge intambwe zanjye uyobora intambwe zanjye nereka wa muntu ko nta kagusuhuza ngatambuka nukuvuga ngo ivyo si ibintu wanzura gukora ubihabwa kubera ko wabisabye Imana kubw'Imana kubw'umutima urimo Imana ico gihe niwe bishobora ariko ubu muntu wewe Joyce wewe mutupu reka tuvuge Joyce mutupu aho ngaho n'ukwesurana Joyce utaramenya Imana sinabaye mupagani wo kunywa inzoga n'iki ariko hari ibihe twabayemo nkumva nyine ukumva nyine wakwigenga ukumva urahari urashoboye you can fight urashaka kupiga mdomo kurushia na maneno bati ubona iso mvizo nizo bitatuma abantu bakumenyera cyane noneho tabwo bakumenyera wa muntu aragenda akakuvuga yagutangaza yabona niwe wenyine aho guzo wivuga akabona
hakuna aina maana like nta musaruro bikuramo. Wewe yashakaga ko bibabaza ntibikugezeho. Araza wenyine yabona wowe gusuri mu mahoro ukomeje gutera imbere byawe bikomeje gucamo akicura agatekereza aza kubonamo umugore azaza agenda avuga ubuhamya abwira abandi nguriya amen. Harya warangiye kuvuga ngo twins turi twins muranasariko tiwakosheje nuko umwe yariye cyane undi arya buke cyangwa jewe navuye mu nda oya ni umubiri itandukanye. So ubwo twari tukiri kuvuga kuri content zanyu, ubwo twari tuje ku cingo no kugira inama niho tugeza aha hose. Hanyuma ibintu bya mwari mwavuze ngo Loisir ngo nayo muyishiraho ibintu by'imyidagaduro, mubona abantu babyakira gute? Ko ari byo ahubwo banakunda cyane. Ubwo abantu ntibagikunde. Loisir ni imyidagaduro. Entertainment. Ugeze ndivuga nsisiyele wangu. Sinambisobanukirwa gusa nyine mpita wumva sanse nyine icyo bisobanuye. Okay, numva ko ashatse kuvuga nyine ikintu kiri Mike uzise siko abantu batagikunda ibintu biri serious. Abantu benshi je ndabikunda. Abantu benshi ntibagikunda ibintu biri serious. Bakeneye uzareba gushinga kamera ukavuga ijambo ry'Imana hari undi akaje hari akazitoraza bagatangira kumuvuga nabi. Uzareba uzagira amanota. Ninde bazareba? Wavuze zahabu. Uzagira views. Ninde uzagira views? Ariko amanota yaba yayataye. Aba yayataye. Maybe amanota ku Mana. Tugiye sasa. No ku bantu muri hari abantu nubwo babareba. Hari utokwifotozanya nawe. Hari gisanga umuntu akubita views ibihumbi 100. Ariko n'abandi bamureba ugasanga undafite 500. Ariko ugasanga n'abandi bamureba bazimuha. Tiyo kwifuza ko bagendana mu ibarabara. None abantu kuki bakunda ibintu simbashe kubyumva. Ukuvuga ngo hari umuntu uvuga utikura. Reba hano turi babiri. Nese ntuzubyo reka mbaze mwe ntimuzamubyumva. Ayo matiku nimuzamuyareba. Urumva aho ngaho timushigikiye uzakora mugiye kumubwira inama. Ariko ntimugiye timuri nk'abafana. Ninde wakuroze? Timuri abafana b'ibizakora. Oya. Timubona mu hostinga ngo akore same thing on your channel. Bijya byo gutukana. Ntabwo byakunda. Kwebwe ico ndi kirazira hano. Urumvaga ntakunzwe amanota yarayataye. Niba muto joining ibyo ari gukora. None kuki ari we bareba cyane. Abantu nyine abakunda kureba bitagenda kurusha ibigenda. Sinzi niba ariko mwe mubibona. Lakini iyo kitu niboga ntibakaza bajajinga rero abandi ngo batukanye niboga bari kubahama. Nibo babahamapwe nyine. Urabona handi ubwanje. Hari nka channel zimwe ntagifungura kuko mba nzi ngo nta kinyuba kandi usange. Kuko no kuyifungura no kumushigikira no kumubwira ngo turahari turabireba komeza ubikore. Yo basa abantu twese twatekerezaga gutyo. Nimba nkoze kano kanyi kitagenda bandeke ntibarureba. Abantu bose ntagere no mubireba. Uneza ibika. Mwazakoze nka experiment. Mugakora nk'inkuru y'itiko mwahinze tu. Ubundi mukareba niba bayireba. Umva twobona tubakwiriza wacu gusa oya ntawe muri kuvuga. Mukore nka story mwahimbye gusa idafite nyirayo. Ahubwo ikibazo niyo story ko turama tuyibura twovuga. Ni ahubwo niyo tugiye kuvuga uwo muntu tugiye nko kumuganiriza neza tugatsinda Gera tunaniye si ibyacu kandi turabikunda. Reka tubahe courage turi kugana ku musozo ni nka makuru tuzayakomeza kubera impamvu z'umwanya muri ababyeyi. Ndabizi hari izindi gahunda mwari murimo mbere ko dukora kino kiganiro nshaka kubarekura kugira ngo ibintu bigende neza nyine hari cano gazazisenya ngo nazo murabiza ayo makuru. Wazi witwayemo nabi. Cano ikamitwara umwanya wose abana n'umugabo bakakubura ngo uri muri content. Ko ni kwa kutagira gahunda. Twarakuvuze hajya sino kutagira gahunda gusa. Uba waraje mu bintu utazi byari utabanje kwiga ngo bisobanukirwe balance. Ako tugiye kugasiga niki cyabazanye hano twebwe turi babiri gutya twazanywe n'ibintu bitatu. Icambere twaje kuri YouTube
nk'akazi gushaka kabaje mu kazi gushaka do iyo tuvuze akazi ni mapato iyo mapato rero kwa mara sisi ni wanandoa cyangwa se wazazi umugabo wanjye nazana 50 nkazana indi rizabijana kandi nazana umunyu nzana isukari gaciye umugani ibice bibiri ni igitoki ibice bibiri ni igitoki melewa ibice bibiri ni igitoki aje yarawukuje ni umugore wari ufite abana batatu akagira ibitoki bibiri noneho sinzi niba babiri yarababereye mukase undi akabuwe ashaka ukuntu warya uwiwe ari burya igitoki kinini kurusha abandi afata bya mabera abiri y'ibitoki agenda agabanyiriza bamara abwira abandi babiri ngo bamucire mu ibice bibiri rero iwarya igitoki iwarya ikizimu ibo bari uduce kandi yafatiwe akamuha muzima byari kuba isereri noneho gati mu mugabanyiriza iwarya sasa niulize huyo mama alikuwa mzuri ama mbaya alikuwa mubaya nyine yashatse gucanga abana barishimye ngo yabahaye yashatse gucanga abana bakina agakino kugira ngo uwiwe gari ujya byinshi ibice ibi rero ni igitoki rero twazanywe na YouTube nk'akazi icya kabiri twazanwe na YouTube nko kugira mu rwego rwo gutanga message ku bantu zigiye zitandukanye kandi umusanzu muri societe wanyu mu kubaka societe icya gatatu nubwo abantu siyo ntego yatuzanye ariko nayo izabaho ntago tugomba kwisiga inyuma kuko nubundi ni ikintu kigaragara twaje tuzamenyekana isibyo ariko ntago ari cyo cyatuzanye cyane kugira ngo tumenyekane kumenyeka gukora ibi mukora bizana no kumenyeka wabishaka utabishaka uramenya nyine kubera ko already wasetinze nta mahitamo uretse turabaye siyo ntego cyane kuvuga kabaye mukanya siyo ntego cyane dukuye mu rugo ngo dutekereze ngo tuvuge ngo tugiye kwiyamamaza tumenyekane turi bande se uretse ko nyine wenda byanabayeho ibyo biraza wabishaka utabishaka n'ikimenyimenyi ubu turabazi mu kwezi kwa 10 sinari zahabu ariko ubu ukwezi kumwe tumaze dukora ibihumbi n'ibihumbi kandi ikindi nibagiwe twaje kuri YouTube cyangwa se muri social media cyangwa se muri entertainment kubera ko tubikunda turabikunda twaraganiriye dusanga ni ikintu dukunda kuva kera tukiri abana icyo kiri mu mwanya wa mbere ese mu mantigiye kinga kimuziranye twebwe tuje no mwembi babiri 4 years 4 years no ntizi yazije kugira 5 zageze 5 ahubwo tuzakora anniversary yo kumenyana mu kwa gatanu umwaka utaha muzazuza imyaka 5 muziranye nimba atari mu kwa kane ariko tumaze ukwezi kumwe dukora bintu kuri Zahabu and Joyce TV bakunzi babaho TV turaza gupininga channel yanyu babasure babashigikire umaze kugera umuryango ukabaka 2,000 subscribers baho ubungu iriguka bakaba 16,800 mwese ababishoboye ni another VIP abafite umutima mwiza kuwabo mubakandireho mubashigikire ubundi twabonye ko ari impanga nabo ari aba VIP hatwe twese hanyuma tugana ku musozo kugira ngo nze kubarekura nkuko nabivuze ubutumwa bumwe mwaha abantu by'umwihariko abikoresha social media muri Kenya no kwisi muri rusange reka Zahaba abo bahe ese iyo dutangiranye nawe yatangiye yivuga nawe tangira okay ubutumwa naha bagenzi banje abanyamakuru bagenzi banje bose nyine muri rusange kuba cyane kubakora nyine ibintu nimvuga ngo bitari byiza birumvikana nabi kuko wenda ibo kuri bo bibari byiza babona ko ari byiza ariko iyo ukoze ikintu umuntu umwe babiri bakagutera amabuye cyangwa ukabona bari kurira iyo ukoze ikintu for your own goods sibyo undi muntu ari kurira ari kubabara
numva kuri njye numva ari umuvumo uri kwikururira. So tumenye ahangaha iyi ni social media, twakuze tubona social media, amafilime, indirimbo z'Imana, abahanzi, nibyo bintu cyane twari tuzi dushobora kubona wenda mu mavideo, sibyo? Rero ibi bindi twajemo by'ibiganiro n'ibiki, sinkaza nama mbyuka mu wanje ngo shaka itiko ry'umuntu, umugore nyina w'umuntu, nyirakuru w'umuntu, umubyeyi nawe ufite abiwe bamwubaha ngo nze mwandagaza hanze, kandi bimwe no kuri ntago tuba tuzi ko ari ukuri. Ibintu bisaza gatanga. Kandi uzi ukora ikintu nejo wo playing hariya muri televiziyo wicaye hano ukicara ukakireba ntasoni ufite. Kumvura ifiyeri uzakora ikintu umwana wawe ejo umwaka utaha generation iri kuza n'umwuzukuru bazareba bakavuga ngo kaka yari umunyabwenge, mama yari umugore, yari imfurakazi, yari inyangamugayo. nanjye hari ukuntu nyine avuga nkumva turimo kuzuzanya nyine tu amahasha se ariko abantu bashiremo navuga ngo ubushobozi, ubwenge n'ubufura n'ubukristo n'urukundo mu byo bakora, sibyo? hari igihe uba ureba ukareba ahangaha ukahibagirwa, kandi nuhagera uzakupura ugaruka inyuma, hari igihe bikubwira ingaruka ukiri aho ngaho aho ngaho gukora ikintu ukagira isoni zo kuja mu bandi, cyangwa ukagira ubwoba, cyangwa ukagenda wiseseka. Ibyo ngibyo nje tawe nabyifuriza kugira inama ukayikurikiza, kugira inama nimbure ukayikurikiza, nuko wakora ibintu neza kandi byiza bifite abo bubaka. Kunze kubivuga ngo ntago tubereyeho gusenya abantu, tubereyeho kubakana. Ikitagenda kaba no kivuga mu buryo nyine wa wundi yakibona nawe akavuga ati ahangaha nije wavuze ariko nakosora bibyakunda. Rero abantu tureke kwirebaho cyane, kandi birebaho mu kanya gato, kandi kanyime oya nyine bireba muri ako kanya, hanyuma ibiza bikurikira kuri bya bintu ugatangira kwicuza. Ntabwo mvuze cyane, gusa nyine umwana w'ubwenge yumvira mu rusaku, kandi ntawe nubwira inama ngo anyumve nk'uko nje mbishaka, kuko hari abantu benshi bazamawumva gusa, kandi wavuze ibi neza bakamabitwara gutya ukariya nako niko abantu tumeze. Ariko uwagira ubwenge uwamenya social media twayijemo, ariko turayigira ingaruka mbi ikagira n'inziza, ifite ibyiza ikagira n'ibibi bitewe n'uko wayikoresheje. Iri mu gukora ibitangaza, iri mu gukora ibitangaza nari puwa, ariko nyine tugende twimenye, tureke kuzaza dushaka hajya gusoroma imusumba ngo yihanganire ibimutokoza bikaho kuko rero uratibutse hari ukuntu abantu bari mu kwamasha batokoye ibitokozo byabuze mu mazi. Kinyamurenga uzi n'imiganiro nyabuna mugabanye gutokora, bikaba tuzakora ikiganiro cy'imigani cyane, azavuga imwe nyine nkayumvira hano ngahita ntungurwa. Urabona rero numvishe bambwiye ngo umupfurero ngo yaciriye undi mugani ngo sinzi ko yaramugize, bahita mubwira ngo abanyamurenge ngo baravuze ngo ntakundi nyabaki ngo ntakundi nyabaki ayo wako nawe nka siyavuze nawe ahimba yarahimba nikaya wumvishe nabi ngo ntakundi nyabaki. Imigani hari ukuntu izimera nka neza, kandi bagaza yibesha bagaza avuga biri ukuri, ubwira wumva ntavunika, kandi umwana w'ubwenge yumvira mu rusaku, amaboko ataresha ntaramukanye usoromye umusumba. Ese tikutuma mutagiye muri bya bindi y'amarushanwa y'umuco ariya twaye kandi wari kubasatura nari kuyishobora. Reka tubashimire cyane ku mwanya wanyu. Numvishe bavuze nje ntarabona gutyo n'amaso yanjye. Ibintu bavuze kubera twagiye tuza ahantu hatandukanye, hari ibintu bimwe na bimwe umuntu avuga ngo simzibuka ukagira ngo no kwigirisha, ariko kandi mu by'ukuri hari ibintu byatugize formative zo mu bindi bihugu. Ngo imbehe inkoko niyo nabonye
ni byinshi tuzaje mu gishambagara ndakizi urakizi numva Mike rero abantu bagire ubumuntu bazayibuka ko nyuma ya kamera ari n'abantu bashake mapato ariko bayashaka n'ubumuntu bibuke ko nyuma ya kamera nyuma ya hano nibazimya kamera araba nyina w'umuntu umugore w'umuntu araca mu bana w'umuntu kandi mu bagabo no mu bagore kabisa tugende twisubire harakabaho Zahabana Joyce asante cyane harakabaho Baho TV iyo bitwa n'aba VIP ariko ako kantu kanejeje aba VIP uyanada VIP turabashimiye cyane ku mwanya wanyu dushimira nawe wakurikiye ikiganiro kugeza ku musozo ndetse nawe ugiye gushigikira aba mama bakiri batoya bakeneye kuzamuka no kugira impact nini muri societe y'uyu munsi naho ibiganiro nakagaruka turabakunda muhahe muronke muhirwe Uwiteka abayobore murakoze cyane